Nongere ngushimire wowe ukomeje gukurikirana Ndi Intare TV. Ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kwigurira amasaha cyangwa se watch time. Ubona hano urakirika kuri YouTube Studio, tegereza akanya gatoya. Nibutse ko YouTube Studio uba wayimaze kwikuramo uri muri, urabona hano uhita ukanda hano kuri kabiri, tubona muri YouTube Studio, ugakanda hano kuri hepfo hano kuri content, aho utegereza. Uko ukomeza gutegereza hano wagenda urushaho kubibona. Urabibona ko hano wategereje. Ahangaha tugeze ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ukora, utambika hirya gatoya. Murabibona gutya, ubanza ugashyiramo kugira ngo ibe desktop, ugategereza kugira ngo imere nka mashini. Utegereze segonda makeya. Hano ni ukuvuga ngo tuba tuyihinduye nka mashini kugira ngo igire ibyo ibasha gukora. Noneho iyo tugeze hano duhita dukomeza aka gatoki kacu kuno ubona kameze, tugatambika, tugakomeza tugatambika. Murabibona, tugakomeza uratambika ukaza hano muri promotion, urahareba ukahakanda. Umara kuhakanda no YouTube bikwereka uburyo ki umuntu uri buze kureba video yawe, cyangwa se ukuntu video yawe iri kugaragara ahandi hantu, cyangwa se ku yindi YouTube z'abandi bantu. Tuhita dukanda hano rero kuri get stand. Ukimara kuhakanda nyine nyirango uri kubibona, ni uburyo bwo kugira ngo nyine abantu babibone. Biba biri gushishikariza abantu kugira ngo bakande subscribe, ndetse nyine unabone na ya watch time umuntu akeneye kugira ngo ubone ya masaha. Nkuko bibona nta kindi kintu ushobora gukora ahangaha. Iyo bigeze ahangaha, hano handitse promote your channel, urahakanda handi kuri get start. Urabona hano create account, ngewe nsanzwe nyifitemo. Urabibona nyine haruguru, urabona mfitemo ngewe izirenga imwe, sibyo? Hano ushobora gukorera hano hasi kuri create account, ariko ngiye nsanzwe mfite iyi ngiyi niyo ndi bukoreshe, niyo mfite. Tuba tugiye kuri nuza kuri tap ya kangahe ya gatatu, tugahita tuza tugakora next, tukamanuka. Hano rero barakutubajije ngo what do you man grow, ni iki mbega dushaka kugeraho? Dushaka kubona abantu, dushaka kubona views, cyangwa se dushaka kubona ama website, dushaka ko video yacu izajya ku ma website, cyangwa se dushaka kubona ko video yacu igiye iya mbere. Ariko ngende ndashaka views, reka nkore hano kuri views. Urabibona nta kindi kintu hangaha nkora rero. Ushobora guhitamo izo ushaka, ariko ngende ndashaka views. So turahita tumanuka hano hepfo, dukore next. Tukimara gukora next, ahangaha YouTube ibitweretse ukuntu turabona tugeze kuri tab ya gatatu. What do you promotion and tag like? Urashaka iki muri ntuza? Urahita ufata hano video yawe, hano handitse and wadingeho video ushaka ko iba promoted. Iyo video aba ari ushyiraho. Ukimara kwishyiraho, urabibona hano urategereza. Ukimara kwishyiraho urategereza mu video ufite, ugahitamo video nko kubona hano. Ngiye kugira gute, ngiye kuyihitamo. Ndabona ngiye guhitamo iyi ngiyi. Yego, ngiye guhitamo iyi ngiyi. Okay, murabona yuko iyi niyo video abantu bazajya babona bahita bakora na subscribe. Nicyo kintu cya mbere kiba gihita kiza, subscribe, ndetse yewe n'ikindi kintu cyose. Urabona hano haruguru ukuntu bimeze. Turamanuka n'undi hasi hano, ubundi dukore next. Tukimara kuyikora turategereza, dutegereze
aha hano hasi rero bari kutubaza ni ikihe gihugu dushaka ko twabamo monetize. Ngenda ahita nifatira kino cya kabiri, Argentine. Mbo uzahitamo igihugu wowe bitewe n'icyo ushaka. Mite hano kuri next. Mara gukora next ndamanuka hano. None bari kutubaza, bari kuduhitishamo hano amadolari bitewe n'igihugu uherereyemo. Amadolari bitewe n'igihugu uherereyemo, ahantu uherereye ni ushobora guhitamo idolari bitewe n'ahantu uherereye. Urabona hano ukomeza uzamuka, urabona harimo amazina y'amadolari agiye atandukanye. Nyine ndafata kino cyangwa se reka nongere mpindure, mbo mfate nyine uhitamo iryo ushaka. Hanyuma iyo ugeze hano ha kabiri, aya madolari ushobora kuyasiba, amadolari 200 y'irdirham ushobora kuyasiba ukiyandikira amadolari ushaka wowe ubwa uzajya ubona uzi neza ko konti yawe iriho amadolari. Warangiza ugashyiraho wenda amadolari tuvuge 10, yego amadolari 10. Hirya yaho nuko hirya ya ahangaha haba hariho itariki, igihe ushaka ko promoted yawe izarangira nka expired. Rimwe ushaka kuvuga ngo ni icyumweru ugahitamo itariki bijyanye n'iki n'icyumweru. Rimba ari ukwezi ugahitamo igihe kingana n'iki n'ukwezi. Rimba ari n'umwaka ugahitamo igihe kingana n'umwaka bitewe n'icyo ushaka. Sibyo? Mbo nkuko ndi kwankaka nta gasample, mbo ushobora guhitamo bitewe n'ikintu uzajya gutera. Urabona hano ngiye guhitamo igihe bizagira gute bizarangirira, bazarangize ku promotingira video. Hano mfashe ku itariki 23 ariko zararangiye 27. So guhitamo kuri itariki 27 mbo nahisemo n'amadolari 10. Turahita tumanuka n'undi hasi muri amadolari 10, yego turahita tumanuka hano hasi kuri next. Mbo none hano bahita batubaza ngo yo ihita ibona n'ahantu duherereye. Tuko turi mu Rwanda, abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abantu bavuga urundi rurimi, hano naho karuterekamo. Hanyuma hano twarangiza tugahita dukora hano promoted. Iyo hano tukimara kwakanda niho hari izingiro rya byose. Anga icyo tumara kwakanda nta kindi kintu uhita uhabwa, ni izingiro cyangwa se ni na akantu kaba karimo nimero yawe ya konte, nimero yawe ya konte, ahantu herereye, kugira ngo ujye ubasha kugira gute kubona ukuntu wishyura. Ushiramo rero ikarita ya nimero ya banke, hanyuma YouTube nayo igahita ibona ko hariho amafaranga. Ya mafaranga mwavuganye, rimba ari amadolari 10, rimba ari amadolari 200, rimba ari amadolari 500, rimba ari amadolari bitewe n'amadolari ushaka, cyangwa se bitewe n'ukuntu ushaka ko video yawe ipromotingwa. So rero guys, ndabakunda cyane. Dore nahanga kuri promoted uhita ukanda, amara gukanda kuri promoted urabona hano haruguru. Suri inyuma ho gato ya haruguru nta kindi kintu bari kukubaza. Bari kukubaza ngo ese ni ibihe bihugu ushaka ko video yawe izageramo. Njyewe nahise mu Rwanda shyiraho ndetse n'ikindi, nawe ushobora gushyiraho icyo ushaka. So guys, ndabakunda cyane. Yari Ndintare TV. Dore uko video yangize bigaragara nyine ahantu hose tu. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ukare subscribe ndetse na like na comment, tujye duhurira muri comment. Murakoze cyane.